iyi ni video tugiye kureba ndetse yongera iminsi yo kubaho. Tugiye kureba ndetse ndetse ngiye kubabwira amwe magambo y'amakotsi ameze neza. Niba umuntu akwirengagiza ntuzagire ikibazo, kandi abantu nibagira ikintu bakuvugaho kibi bari kugucira urubanza nk'aho bakuzi, ibyo ntibizakubabaze. Wowe uzibuke ko imbwa zibukira abantu iyo zitabazi. Uzagaburira imbwa iminsi 3 zizakwibuka mu myaka 3, ariko nanone nugaburira ikiremwa muntu myaka 3 kizakwibagirwa muri ya minsi 3. Uzaguma uhagaze wenyine kuruta uko wahagararana n'abantu bazakubabaza. Uzajya ushyira mu mwanya hagati y'abo bantu buri munsi batemera ko bari mu makosa kandi basanzwe bari mu makosa, ahubwo buri munsi bagashaka kukugira nk'aho ari we munyamakosa buri munsi. Abo bantu uzabakiri kure yawe. Mu buzima ntuzamenya ko hari impamvu wagiye uhura na buri umwe wese ndetse n'impamvu abo bantu baje mu buzima bwawe. Hari abaje mu buzima bwawe kugira ngo bakugerageze, hari abazaza mu buzima bwawe kugira ngo bakwigishe, hari abazaza mu buzima bwawe ndetse kugira ngo bakuzanire ibintu byiza. Ujye umenya ubwenge. Ubuzima bumeze nk'igitabo, hari chapitre zibabaje, hari chapitre zinejeje. Iyo utigeze urambura indi chapitre ikurikiraho, ntuzigera umenye ibyo iyo chapitre ibitse. Ni wowe ugomba kwishakishira ibyishimo byawe. Umunsi uziyabishakira ku bandi bantu kugira ngo bakunezeze, buri munsi uzahora ubabaye. Ibyo ugomba kubimenya. Utegereze umwanya wawe udasanzwe. Uwo mwanya urimo aka kanya wawe ugira umwanya udasanzwe. Kubaho wenyine ni byiza kuruta uko abana n'abantu ba fake bakwanga nyamara bigira nk'aho bagukunda. Ntuzigere uhindura umwimerere wawe kubw'abandi bantu bakubwira ngo uhindure. Nta muntu wakigira we kukurusha, nta n'uwakora ibyiza ukora kurukurusha. Ndifuje byibuze abantu bose bakamenya ko hari isomo bakabaye bigira ku muntu uwo ari we wese. Buri muntu wese wamwigira isomo. Ntuzajye uvuga ibintu byinshi, uzajya ukora. Ntukavuge byinshi, uzajya werekanya. Ntukajye usezeranya umuntu ikintu utakora. Ubuzima bumeze nk'igitabo, hari paje z'ubundi ebyiri ziba zararangije kwemezwa no kwandikwa. Paje ya mbere aba ari ukuvuka, paje ya kabiri aba ari ndetse ya paje ya nyuma y'urupfu rwawe. Hagati aba ari mu busa, niwo ugomba kuzahiyuzuriza. Nta kintu ugomba kuzuriza uretse urukundo. Kuvuka biba byararangije. Menya ko utabasha guhindura ahazaza hawe n'amahirwe yawe, ariko byibuze wahindura imyitwarire yawe. Kuko ndabyizeye neza nuhindura imyitwarire yawe, ishobora kuba yahindura ahazaza hawe n'amahirwe uzagira. Ntuzigere ushakisha umuntu ufite isura nziza. Isura nziza yazasaza umuntu ubwe. Ntuzashaka uruhu rwiza, uruhu rumwe iteka ruzazana iminkanyari iyo rushaje. Ntuzigere ushakisha umubiri mwiza, igihe kizagira uwo mubiri uhinduke. Ntuzigere ushaka umusatsi mwiza, iyo misatsi myiza igihe kimwe izagira ihinduke uruyenzi. Aho gushakisha umutima mwiza wazagukunda iteka, ntuzigere utakaza umwanya wawe muri ibyo bintu bindi. Urakoze cyane, ukomeze gukora subscribe, follow ndetse na Instagram ni William the Future. Ndabakunda cyane, banyita Pasha.